akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bakundwa mudukurikirana turabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mukunda rero kudukurikirana kuri iyi channel yacu y'ivugurura n'ubugorozi, dutambutsaho ibyigisho bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo imbaraga ikingira kandi ivura iva mu bimera. Kadusenge. Turagushimye data mwiza udukunda kandi ugira imbabazi, waraturemye kubw'urukundo rwawe kuko wakunze ikiremwa muntu, umwanzi aducumuje uduha umwana wawe ukiranuka ngo azaducungure, ubonye tuzayoba bitewe no kutamenya kubw'uburiganya bwa Satani, uduha ijambo ryawe ngo tuzatuyobore mu ntambwe iyo ari yo yose. Ni urukundo ruhebuje, uhabwa icyubahiro. Ngaho bana natwe ubwo waduteguriye ibyiza bigomba kutubeshaho muri ubu buzima, uduhe ubwenge bubyakira kandi uduhe gukurira mu buntu bwawe, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Nkuko tumaze kubabwira ibijyaniranye n'insanganyamatsiko tugiye kwigira hamwe, tugiye kwigira hamwe imbaraga ikingira kandi ivura ikomoka mu bimera. Mu gitabo cy'Itangiriro ni igice cya mbere umurongo wa 29, Imana imaze kurema umuntu, imaze kurema n'ibindi byose, ku murongo wa 29 yateguriye umuntu ibizamubeshaho ubuzima bwe. Icyo gihe yabaga ataracumura, yabaga atarakora icyaha icyo ari cyo cyose, ahubwo yari mu bwiza. Agatanga ka mbere, reka dusome iri jambo. Umurongo wa 29, kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Aha Imana itweretse icyo yari yageneye umuntu imaze kumurema. Burya Imana niyo yari izi ibifite umumaro bizatunga umuntu mu buzima bwe bwose, cyane ko twese tubizi. Iyo umuntu akoze imodoka amenya mu by'ukuri n'amavuta izajya ikoresha, ibyo byose kugira ngo izakore neza, agashyiraho n'amategeko agenga imikorere yayo nk'uko bikwiriye. N'Imana imaze kurema umuntu yabonye mu by'ukuri kugira ngo azarame, agire imyaka myinshi, agire ubwonko bukora neza, agire impagarike nzima, Imana imutegurira ibintu mu bimera byose biri ku isi yari yamaze kurema, maze iravuga iti, ibiti byera imbuto, imbuto nizo nguteganirije, n'ibiti byera utubuto twatwo dutoya nibyo bizaba ibyo kurya byawe mu mibereho yawe yose. Iki gihe muri uyu mwanya umuntu akimara kuremwa yatangiye gukoresha ibyo byo kurya, kandi mu by'ukuri yari afite imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'impagarike, imbaraga nanone z'ibitekerezo zari muri we, kandi yari afite ubwiza kuko Imana yari yamuremye ku ishusho yayo.
niyo mpamvu turi buze gukurikirana imbaraga y'ibi bimera ndetse kugeza na magingo n'aya. Tuzi neza yuko na nyuma yo gucumura itangiriro nanone mu gice cya 3 ku murongo wa 18 turasoma haragira hati ubutaka ariko duhere ku murongo wa 17 Nadamu iramubwira ati ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu nawe uzarya imboga zo mu murima. Imana imwimuriye nanone ku kurya imboga, nubwo ubwa mbere yari yamuhaye imbuto n'ibiti byera utubuto twatwo dutoya, icyo gihe yabaga ataracumura, ibyo nibyo yagombaga kurya. Noneho ubwa kabiri amaze gucumura, Imana imwimurira ku mboga. Iyo dusomye Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 nk'uko twamaze kubisoma ko ari byo kurya Imana yari yarageneye umuntu, ku murongo wa 30 hatwereka neza yuko ibyatsi n'imboga byari byaragenewe amatungo n'inyamaswa. Imana rero yongera kumwimurira ku mboga. Aha turaza kureba impamvu. Iyo dusomye nanone uko imirire yagiye ibaho kugeza kuri uyu mwanya, Imana yajyaga imukura ku ntambwe imwe akagera ku yindi, ariko bitewe n'ingaruka y'icyaha. Mu gice cya 6 cy'Itangiriro, Imana iri kuvuga ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iminsi yose, iherezo ryabo rigiye kuba imyaka 120. Ariko hari umuntu w'Imana witwa Nowa wagiriwe ubuntu imbere y'Imana kubwo gukiranuka, Imana imuhakuramo ndetse iranamurokora kuko yakoze ibishimwa nayo. Ariko nyuma y'umwuzure ntabwo ibyaha byabuze kubaho, kuko na Satani mu by'ukuri yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo acumuze uwo muntu Imana yaremye kandi amukure mu byizerwa. Byageze aho Imana ibona yuko ni nyuma y'umwuzure, muzi neza ko ibyatsi byose byari byaravuyeho kubera umwuzure. Imana yemereye umuntu kurya inyama. Mu gice cya 9 umurongo wa 4 niho hari kutubwira ngo ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Mu byo Imana yabujije umuntu kurya igihe yamwemereraga kurya inyama, yaravuze ngo ntimukarye ubugingo, ntimukarye inyamaswa n'ubugingo bwayo ariyo maraso. Ni ukuvuga ngo mu gukurikirana ahangaha hatwereka uburyo Abayisiraheli no mu rugendo rwabo ndetse no mu bitambo n'ibyo bemererwaga kurya, ntabwo baryaga inyamaswa n'ubugingo bwayo cyangwa amaraso. Bagombaga kubanza bavusha amaraso yayo akavamo, maze bakabona kurya izo nyama. Ibyo birimo amasomo akomeye cyane. Iyo dukomeje gukurikirana dusanga Abalewi mu gice cya 11 harimo amagambo akomeye ndetse tugomba kwitaho. Imana nubwo yemereye abantu kurya inyama, hari inyamaswa yagiye ababuza, izitatuye inzara, izituza, izo ngo zari ikizira ku Uwiteka, ndetse ntizagombaga kuribwa n'umuntu, ahubwo inyamaswa zuza kandi zikaba zatuye inzara. Imana igenda itondagura ibizaribwa, haba mu zigira izigenza amaguru, haba ibiguruka, haba ibyo mu nyanja. Imana igenda imutoranyiriza ibyo azarya kuko
hari impamvu Imana yabivuze. Uko rero niko iterambere ryagiye ribaho nyuma y'icyaha. None kubera iki Imana umuntu amaze gucumura yamwimuriye ku mboga? Reka dusubize iki kibazo. Imboga muzumva nyinshi, muzabisoma no mu gitabo cyo Kuva 12. Imana iri gutegeka Abayisiraheli bagiye kuva mu gihugu cya Egiputa, yabategetse kurya umutsima n'imboga zishaririye. Nubwo byari bifite ubusobanuro ko ubwo busharire ari ukubabazwa n'icyaha, ariko kuko imboga zibamo ubwo busharire zinabamo n'imbaraga ikiza. Kandi umuntu amaze gucumura yari agiye guhura n'ikibazo cy'uburwayi, ubwo imboga zari zigiye kuba ibyo kurya bimukingira indwara z'uburyo bwose. Niyo mpamvu mu by'ukuri ibi nabyo tugomba kubisobanukirwa neza. Mu bantu bakurikirana iby'imirire, imboga ni ibyo kurya birimo imbaraga ikiza kandi bigakingira n'indwara. Birasabwa no kuribwa igihe cyose. Mu byo kurya dusabwa kurya igihe cyose, buri munsi, ubuzima bwacu bwose, ni ibintu bitatu: ni imbuto, ni imboga, ni ibinyampeke. Ibi bintu bitatu ushobora kubirya guhera ukivuka ukageza ushaje, ubirya buri munsi nta ngaruka biguteye. Kuko iyo dukurikiranye ibinyesukari byongera imbaraga, ni nka karibira ku modoka, kuko nayo itishobora kugenda, ntishobora kwaka idafite iyo karibira, idafite iyo esanse. N'ibinyesukari ku mpagarike y'umuntu byongera imbaraga zo gukora umurimo. Yewe kambabwire ko ubwonko bukenera isukari nyinshi ku rugero rwo hejuru, bigatuma umuntu atekereza neza, bigatuma umuntu akora neza, ndetse n'imitsi n'imihore ikabasha gukora neza bitewe n'isukari. Ariko iyo sukari tuvuga ntabwo ari ya sukari y'imvaruganda, ahubwo ni isukari iva mu mbuto, iva mu binyampeke, iva mu binyabijumba. Iyo niyo sukari dukenera kugira ngo tugire imbaraga zo gukora imirimo yacu ya buri munsi. Naho imbuto n'imboga zikaba nanone zikungahaye muri vitamine, imyunyu ngugu, yewe n'ibyo bita anzime. Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri bigwa neza imibiri yacu. Ibyo rero wabikoresha ubuzima bwawe bwose. Naho mu bindi birimo nk'inyubakamubiri nyinshi, byo bita poroteyine, ndetse n'ibinyamavuta, ntabwo bisabwa ko abantu babikoresha buri munsi, kuko kubikoresha ku rugero rurenze nanone bishobora gutera ingaruka umubiri. Ariko biriya twavuze mu by'ukuri umuntu yabikoresha kandi bikagwa neza umubiri we buri munsi. Gusa Imana itanze imbuto ku umuntu akiremwa, acumuye imwimurira ku mboga kugira ngo zijye zimukingira indwara kandi zimuvure. Nuko ku nshuro rero ya nyuma tubonye Imana yongeye kwemerera abantu kurya inyama. Inyama ntabwo byaremwe nk'ibyo kurya byagenewe abantu. Oya, mu by'ukuri iyo dukurikiranye neza icyatumye Imana iha abantu inyama, abakurikirana ibitabo nko mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire, ngo icyatumye Imana iha abantu inyama nyuma y'umwuzure, ngo yabonye abantu bakabije kuba babi, bakomeje kwigomeka ku Mana, maze Imana yemera ko barya inyama kugira ngo igabanye ubwo burambe bw'abo banyabyaha bazarama igihe gitoya. Ni urupapuro rwa 446, igitabo cyitwa Inama ku Mirire. Mbese kubera iki? N'uwajya mu bushakashatsi ukagereranya inyamaswa zirya ibyatsi gusa zirisha n'inyamaswa zirya inyama, nubwo bigaragara ko izirya inyama arizo zifite imbaraga,
ariko dusanga mu by'ukuri inyamaswa zirya ibyatsi arizo zirama imyaka myinshi. Biterwa n'iki? Biterwa n'ubuzima buri mu bimera. Ubwo buzima buri muri ibyo byatsi burinda indwara, ariko mu by'ukuri inyama n'imikorerwe yazo, inogerezwa ryazo mu mubiri ntabwo rikorwa neza nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu ngo n'Imana ijya kurema izo nyamaswa, izirya ibyatsi yazihaye amara maremare cyane, izirya inyama zihabwa amara magufiya, kuko uko amara arushaho kuba maremare niko ibyo kurya bitinda mu nda, kandi ntabwo byemewe ko inyama zitinda mu nda. None Imana ijya kurema inyamaswa zirya inyama, harimo imbwa, harimo intare, izo zose nk'uko muzizi zigira amara magufiya kugira ngo inyama zihite zivamo bidatinze, ariko umuntu afite amara ashobora kubaresha n'ay'inyamaswa zirya ibyatsi, kuko amara y'umuntu guhera mu muhogo ukazagera aho yitumira, iyo nzira yose uko yakareshaga, amara ubwayo ashobora kugera hafi hagati ya metero 8 na 12. Murumva ko ayo mara ari maremare cyane. Inyama rero iyo zitinzemo zigira imyanda myinshi cyane, maze iyo ngiyo ikazarushaho gutera abantu indwara ndetse na kanseri zirimo. Niyo mpamvu mu by'ukuri kurya inyama nabyo ari byo gutekerezwaho cyane nk'urufatiro rw'imirire y'abantu. Icyo dukurikirana kandi dusoma, nshaka kugira ngo turebe igereranya rigufi rijyaniranye n'ibyo kurya n'intungamubiri zikomoka mu bimera n'intungamubiri zikomoka ku nyama, maze dukore iryo gereranya. Iyo dukurikiranye neza ibyo kurya byacu by'ibimera bifite intungamubiri nyinshi. Icya mbere, birakungahaye mu binyesukari, twabivuze. Ni isukari ya yindi nziza umubiri wacu ukeneye itera imbaraga. Ibyo kurya ibimera bifite inyubakamubiri, poroteyine, cyane mu binyamisogwe byumye, ubwo ndavuga nka za soya, ndavuga ibishyimbo, ndavuga lentille, amashaza n'ibindi byose. Inyubakamubiri dukenera zikomoka mu bimera kandi ku rugero rwiza, ku buryo zifite na za zindi bita acide amine essentielle 8 zikomoka mu biribwa, zishobora kuva muri ibyo bimera. Ikindi mu ntungamubiri dukenera ni ibinyamavuta. Ibimera bitanga amavuta meza. Ayo mavuta meza ni ya yandi adafite urugimbu, ahubwo ari ku rugero rwiza, agira omega 3 na omega 6, atuma imitsi ijyana amaraso ikora neza, n'impagarike igakora neza muri rusange. Ayo mavuta ava mu bimera rero ni meza, ni muri soya, ni mu bihwagari, ni muri erayo. Ibyo bimera ayo mavuta ni meza kandi agafasha umubiri. Nanone ibimera bivamo bitanga imyunyungugu na vitamine. Vitamine zose zibaho kugeza ubu zizwi zishobora kuva mu bimera, usibye vitamine nibura B12 niyo itava mu bimera, ariko izindi vitamine B12 na vitamine D nibyo utabona mu bimera. Ariko icyiza turaza kureba, mbese izo umuntu utarya inyama yaba zikomora. Ako kabazo turaza kugasubiza. Nanone bikagira imyunyungugu hafi ya yose,
vitamine twazibonye, ariko imyunyungugu nayo iva muri ibyo bimera, cyane cyane mu mboga, amakarisiyumu, amapotasiyumu, manyeziyumu, fosifore, kwivure, zinke, ibyo byose biva mu bimera, ndetse birakungahaye cyane. Nanone ibimera bigira ibintu bibiri ngira ngo mbabwire bitari intungamubiri ariko bikingira indwara. Icya mbere ni fibre. Fibre ni bya bintu biva mu binyampeke byuzuye, ubwo twavuga ko ari nk'ibishishwa. Izo fibre rero ziherekeza ibyo byo kurya twariye, iyo bigeze mu mara bijya biyoza bigakuramo umwanda vuba, kandi bigatunga na mikorobe ziba mu mara, ibyo bita microorganisme cyangwa se microbiote. Ndaza kubabwira ibijyaniranye n'izo mikorobe zikorwa mu mara, zikorerwa mu mara. Ni mikorobe z'ingirakamaro cyane ku buzima bwacu. Zikora vitamini K yongera imvuzo y'amaraso, zigakora vitamine B ya 12 yongera mu ikorwa ry'amaraso, nanone zigakora vitamine D y'ingirakamaro cyane mu gucengeza karisiyumu neza mu magufa ndetse no mu mihore. Ubwo murumva ko izo mikorobe ni ingenzi kandi zijya zikorwa zikiyongera ku rugero rwiza bitewe na fibre ziri mu binyampeke twariye mu bimera. Niyo mpamvu dusubiza cya kibazo, niyo mpamvu umuntu urya imboga, umuntu urya ibikomoka ku bimera, cyane cyane muri ibyo binyampeke bikungahaye muri fibre, nk'uko twabibonye ntabwo ajya buri izo vitamine, nubwo muri bya binyampeke no mu mbuto no mu mboga utabonamo vitamine B ya 12 ndetse na vitamine D ku rugero ruhanitse. Ibyo rero bigatuma imboga ziba zuzuye, zigera ku rugero rwiza rwo gutunga umuntu, kuko twasanze zifite intungamubiri zitandukanye. Ibyo bita nanone elema phytochimique, sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda, ariko ni ibintu bita anzime, cyangwa se hari ibintu biba muri ibyo byo kurya bibisi ariko bitari intungamubiri, ariko bishinzwe kurinda indwara. Turasanga nanone bitarinda indwara gusa, ahubwo byihutisha ikorwa ry'ibiryo twariye, za ntungamubiri zigacengera mu mubiri neza, kandi bikongera gutera umubiri imbaraga, maze ugakora neza ndetse bikawuvura n'indwara. Ibyo rero nibyo bikingira kanseri z'uburyo bwose. Ku bagerageza gukurikirana ibyo bita elema phytochimique, ntabwo mbibonera izina ry'ikinyarwanda mu buryo bwuzuye, ariko nibyo bitanga amabara ku bimera. Ugasanga ibimera bimwe biratukura cyane, ibindi ni umweru, ibindi ni icyatsi cyane, ibindi ni umuhondo cyane, biterwa n'ibyo bise elema phytochimique. Niyo mpamvu turi buze no kubivuga imbere. Abantu bari mu gufata ibyo kurya, ni byiza ko bita no ku mabara. Turaza kureba umumaro wabyo. Noneho reka, kuko twavuze ko turakora igereranya, reka tugereranye. Tumaze kubona inkomoko y'intungamubiri ziva mu biribwa by'ibimera, reka turebe n'intungamubiri ziva mu nyama. Inyama nazo zigira inyubakamubiri nyinshi cyane, beaucoup de protéines mais pauvre en glucides. Zigira
inyubakamubiri nyinshi ariko ntizigira isukari, kandi zigira amavuta menshi. Aya mavuta menshi atandukanye n'amavuta ava mu bimera. Byo ni ibinure noneho, ni amavuta mabi ku buzima bw'abantu kuko aba akungahaye mu byo bita cholesterol. Ni urugimbu, kandi urwo rugimbu rugira ingaruka mbi cyane ku mitsi ijyana amaraso n'umutima no mu bwonko n'ahandi hose. Iyo twumva indwara nk'izo bita AVC, accident vasculocerebral, ni ukuvuga ngo ibyo binure bigenda byihoma mu mitsi ijyana amaraso, bikagera no mu mutima, ndetse iyo bigeze no mu bwonko, ibyo binure byose biri hejuru mu byo bita cholesterol bijya bituma amaraso agira umuvuduko mwinshi kuko tiyo ijyana ayo maraso yagabanutse, noneho bikazatuma umuntu agira indwara y'umuvuduko w'amaraso, ndetse kuri bamwe bashobora no kugira guturika k'utwo dutsi dutoya two mu bwonko aribyo bita AVC, maze umuntu hari abashobora gupfa uwo mwanya cyangwa akaba pararize, no kurwara umutima, imitsi ijyana amaraso mu mutima ubwawo, ibyo bita veso coronaire, nazo zikangirika kubera ibyo binure. Izo ni ingaruka ziva ku rugimbu ruva mu nyama. Murumva ko mu gihe iziva amavuta ava mu bimera agira icyo bita omega 3 na omega ya 6, ibyo bigatuma ya mitsi yoroha, ishobora gukweduka nk'uko bikwiriye. Ariya yo aragenda kubera ari ibinure akihoma muri iyo mitsi, ndetse akinjira no mu mitsi ubwayo, bikazatera icyo bita arteriosclerose cyangwa se durcissement de vaisseau. Iyo mitsi ikaba ikomeye cyane aho kugira ngo yorohe. Ni nayo mpamvu iyo umuvuduko ubaye mwinshi iyo mitsi ishobora no guturika. Murumva ko iyo ni ingaruka y'amavuta mabi ava mu nyama. Ikindi, iyo inyama zimaze, twari tugikora igereranya, inyama zifite amavitamine make ashoboka, icyakora zikungahaye muri vitamini B ya 12, n'ahandi mavitamine ku rugero ugereranyije n'ibimera ni makeya cyane gusumbya ava mu bimera. Mu byitwa sere minero, imyunyungugu, ugereranyije n'ibimera, ibimera bifite imyunyungugu ku rwego rwo hejuru gusumbya mu by'ukuri ibiva mu nyama. Icyakora inyama zigira fere nyinshi gusumbya wenda ibimera n'ibyo. Naho mu bijyaniranye n'intungamubiri usanga ibimera biri ku rwego rwo hejuru. Gusa ntabwo twabura kuvuga nanone ibiva mu nyama. Igihe inyama zimaze kunogerezwa, zitanga ibyo bita acide urique. Iyo acide urique igira ingaruka cyane ku bijyaniranye, igira ingaruka cyane ku mitsi, mu ngingo. Ugasanga abantu barwara iyo bita gute, ni ukubyimba kw'ingingo kandi ziryana. Iyo inyama zashyizwe ku muriro, cyane cyane ku kibatsi cy'umuriro, turavuga inyama zumye, n'inyama zatazwe ku muriro zokeje, zigira uburozi bita nitrozamine kabuhariwe mu gutera kanseri zitandukanye. Niyo mpamvu mu by'ukuri inyama nanone ikindi zitera, turaza kubivuga, zitera kanseri zitandukanye kubera bya bintu bitandukanye twabonye, urugimbu rwinshi, inyubakamubiri zirenze urugero. Ugasanga abantu bagize umubyibuho w'ikirenga, ubwo indwara nka za diyabete zirinjira, indwara za hypertension cyangwa umuvuduko w'ikirenga w'amaraso urinjira, ukaza ndetse za gute. Izo ni ingaruka ziva ku bantu barya inyama ku rugero rw'ikirenga, ariko nta ngaruka dushobora kubona zikomoka ku bimera. Niyo mpamvu guhitamo neza ibyo turya n'ubuzima bwiza
birasaba ubwenge, birasaba gutsinda ipfa, birasaba kumenya ibyo turya kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu rero bavandimwe, reka tubabwire ingaruka ikomeye ku bijyaniranye no kurya, ku bijyaniranye no kurya inyama, ku bijyaniranye no kurya ibibisi, cyane ndavuga kurya manger les couleurs, tukarya ariko durya dukurikiza bya bindi by'amabara kuko bifite ubushobozi bwihariye. Iyo turya ibyo kurya cyangwa imbuto, imboga ariko bikaba biri ari ibitukura, bikungahaye muri lycopene n'icyo bita anthocyane, bikingira indwara z'umutima ndetse bikagabanya no kurwara, bikarinda na kanseri ya prostate. Iyo turya ibyo kurya by'umuhondo ndetse na oranje, tuzi ko bikungahaye muri vitamini C na beta carotene, ibyo ni ingenzi cyane ku buzima bwiza bw'amaso ndetse no ku buzima bw'uruhu, bikongera abasirikare b'umubiri. Iyo turya ibyo kurya nanone by'icyatsi kibisi cyane, ndavuga nka za epinari, nkavuga nanone na za shuburokori n'ibindi, birakungahaye muri vitamini C, B9 na potasiyumu. Ibyo bikaba byongera ubudahangarwa bw'umubiri, bikongera nanone imvuzo y'amaraso, nanone bikaba bitera ubuzima bwiza ku mikorere y'umutima, bikongera kuvugurura uturemangingo dushaje kandi bigakingira kanseri. Iyo tuvuze rero ibyo kurya by'umweru, nabyo ni mu bimera bya bindi by'umweru nka za onyo z'umweru, amashufurere, za nave, ibihumyo, ibyo usanga ari umweru. Mu by'ukuri birakungahaye muri quercétine, bikaba nanone bikungahaye muri potasiyumu, bigabanya urugimbu mu maraso kandi bigakingira diyabete. Nanone ntabwo twabura kuvuga ibyo kurya, ibyo bimera bifite ibara rya violet, turavuga nk'amashu yayandi atukura, ibyo bita miritiye, ririya bara muzi rya beterave. Ibi ngibi bikungahaye muri anthocyane, bikereza ubusaza ababiriye, bituma badasaza vuba kandi ngo n'ubwonko bwabo bugahora bwibuka. Ikindi nanone bukagabanya kubyimba, bugakingira indwara zo mu nzira y'inkari ndetse n'indwara z'imitsi ijyana amaraso n'indwara z'umutima. Iyo rero turya ibyo kurya bikomoka mu bimera, tuba twikingira. Niyo mpamvu bavandimwe, mu gusoza turabibutsa ijambo ryiza riri mu rwa mbere rw'Abakorinto, ni ibice 10 umurongo wa 31, haravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mubikore kugira ngo muhimbaze Imana. Imana y'amahoro iduhe ubwenge, iduhe kuyoborwa n'ubwenge mu mirire yacu aho kuyoborwa n'ipfa n'ibyo dukunda, kugira ngo ibyo nitubimenya neza bizadutere kugira ubuzima bwiza, tuzabe twiteguriye no kwimukira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.